Imana irema, njye niho nkunda guhera iyo ngiye kwigisha ibintu byose. Murabizi izi telefone cyangwa n'ibindi bikoresho byose, iyo bayikoze bayishyira mu kabox, siko bimeze. Muri ako kabox hejuru bashyiraho agatabo gasobanura imikoreshereze y'iyi telefone. Bamwe bayita users manual cyangwa abandi bakayita manuel d'utilisateur, ariko iteka ryose iyi telefone izana nako gatabo, sibyo? Buriya natwe Imana iturema, yamaze kuturema ishyiraho igitabo kizatuyobora kugira ngo tumenye uburyo dukoreshwa, tumenye ibyo dukora n'ibyo tudakora, tumenye nibikwiriye gukorwa n'ibidakwiriye gukorwa, siko bimeze. Kariya gatabo kubwira uko telefone ikora. Usanga babwira ngo iyi telefone wenda reka tuvuge yitwa Samsung. Iyanjye ntabwo ari Samsung, ariko ubu ni urugero mfashe gusa. Bakavuga ati iyi telefone hari ibintu ishobora gukora. Iyi telefone ishobora gufata amafoto, sibyo? Iyi telefone ishobora gufata amajwi. Iyi telefone ishobora guhamagara, nka telefona ikanitaba. Iyi telefone ishobora no kohereza SMS, ishobora no gukora WhatsApp n'ibindi. Noneho barangiza bakabwira ati nubona idakora ibyo ngibyo uzayitugaruye, tuguhinshya cyangwa tuyikore, ariko upfa kuba utarayishe ngo we yarayikoresheje uburyo butandukanye n'uburyo bwigomba gukora. Buriya rero no mu buzima bwacu Imana imaze kuturema yashyizeho iki gitabo, iravuga ngo iyi niyo users manual, ni igitabo cyuzakoresha ubuzima bwe neza. Ariko ikintu gishimishije n'ubu ngubu iki kiganiro ngiye gutanga mushatse mwari kuba mwatumiyemo n'abagabo. Kubera ko ubundi Imana iturema yashyizeho igitabo kimwe, nta kigenga abagore ngo abeho n'ikigenga abagabo. Icyo nicyo cya mbere mugifate gutyo. Mu itangiriro Imana inarema umugabo n'umugore ntabwo yabaremye ngo ibahe inshingano zitandukanye, ngo mu ishusho y'Imana niko yabaremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Mu yandi magambo bombi yabaremye kimwe bareshya. Ushobora kumaza mutise ubusumbane bwaje ryari? Niba musoma Bibiliya zanyu neza muzabibona ko mu gice cya mbere n'icya kabiri kugeza ku gice cya gatatu umugabo n'umugore barareshya. Ariko mu gice cya gatatu bamaze gukora icyaha, kimwe mu bihano umugore yahawe, Imana yaramubwiye ngo rero madamu, kuva wagiye ugasoroma urubuto nababujije, igihano cya mbere uzajya ubyara indi kuriye. Burya ibise ntibyabagaho mbere y'icyaha, nta bise byagombaga kubaho. Kubyara byari kuba umunezero, nta mugore wari kujya byara ababara. Ariko hamwe n'icyaha hajemo iki? Hajemo kubyara akagira ibise, ubundi ndetse bakamukorera cesarienne, ubundi byareba nabi no gupfa gapfa. Ariko ubundi ntibyari biteganyijwe. Ikindi cya kabiri, Imana iravuga ngo kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo, ngo kandi nawe azagutwara. Ubundi iyo dependency y'umugore ku mugabo ntabwo yari irimo. Nuko gutwarwa n'umugabo ugasanga mbese twarabyimitse, twabihaye agaciro cyane. Mu Imana irema bwa mbere ntibyarimo, byazanye n'icyaha. Aha rero buriya nibyo abantu batajya basobanukirwa, kuko ibyo umaze kubyumva neza ukamenya ngo icyazanye Yesu mu isi ni ugusubiza inyuma iby'icyaha cyari cyarishe, agasana ibyari byasenyutse, abagore bagasubizwa agaciro n'abagabo bakagira agaciro, yego, ariko agaciro kabo mu maso y'Imana kakongera kakangana. Ibi byo kubyigisha abantu bavuga ati reka ntabwo umugore n'umugabo, ahubwo kubera ko babikora nabi ubu ingo nyinshi zarashize. Kuko buriya kugeza guhera ahagana muri za 1980 nta nubwo ari ibintu bimaze igihe kirekire, ni imyaka itaragera no kuri 50, haje iki kintu cyitwa guharanira uburenganzira bw'umugore.
buriya rero iyo abantu batangiye guharanira ujye witegura ko bigiye kuba bibi. Muzarebe inahangaha mwarabuharaniye pe, abagore hari abagore inahangaha ureba uyu mugore ni umugore ni umugabo, ukabona aragerageza kukumvisha ko afite agaciro, basi si ngombwa kubimbwira, nanjye ndabisha, sibyo? Ntabwo ari ngombwa gufata iyi telefone ngo umbwire ngo iyi telefone ifite agaciro, nanjye niba nzi ubwenge ndabizi ko iyo telefone ifite agaciro. Cyambwira abantu nk'aba ni umuntu utazi agaciro k'umugore n'utaravutse. None se hari umugabo wigeze atwita umwana aramubyara? Hari umugabo wonsa umwana? Ahubwo burya njye mbibwira n'abagabo, nawe rero burya abagabo turi n'ibigoryi nuko tutabizi. Reka nkwereke ubugoryi butatu bw'abagabo. Ubugoryi bwa mbere ni no kwicara ukavuga ko umwana ari uwawe. Burya ni ubugoryi. Niyo yavuka ari fotokopi yawe musa, niyo ikikubwira ko atari uwa murumuna wawe. So umugabo aravuga umwana wanjye ngo uzagende ngusigira abana wanjye. Ubwo urimo uravuga ibintu by'ubugoryi. Niba uri uyu mugore we ashobora kubiburana akavuga ati uyu mwana ni uwanjye, naramutwise mubyara, abantu barambonye mubyara, namwonsa abantu barambonye mwose, uwe mugabo umwana bawe wawe wamutoraguye. Wumva atari ubugoryi? Ubugoryi bwa kabiri ni ugukubita umugore, warangiza akakugaburira ibiryo ukabirya. Uyu muntu rwose si ikigoryi. Umuntu uramukubise ufite assurance yuko atashyizemo umuti wica imbeba ngo nawe ukujyane. Wowe ukubise umuntu urangije arakugaburira. Yewe ntabwo ukubise sinarya ibiryo byawe kada, nabivaho nkazongera kurya ari uko twiyunze, umbwiye ko wambabariye kutazandoga. Aho se wewe wakubita umuntu warangiza ukamurira ibiryo. Noneho ariko niba nibyo by'ibiryo, ubugoryi burenzeho. Wakubise umuntu urangije muryamana mu gitanda, unamutanga gusinzira. Umuntu akuri iruhande, wamukubise urangije uraryama, urasinzira, uragona akureba. Ubu azanye inyundo akagukubita umutwe akawumena. Ibyo rero mbyita ubugirane. Burya kubaho kw'abagabo mu Kinyarwanda baravuga ngo kubaho k'umushwi ngo si impuhwe z'agace, ariko kubaho kw'abagabo ni impuhwe z'abagore. Kuko hari ubugoryi bwinshi abagabo bakora nk'ubwo koko hari n'ubundi bwinshi, ariko icyo nendaga kuvuga si icyo ngicyo. Ntabwo ari ngombwa kurwanira uburenganzira. Umuntu utazi yuko umugore afite agaciro mu itorero no mu rugo nutahaba. Ariko wenda njya mbipfa n'abagabo kamwe ariko wowe biragaragara nta n'ukuntu utavuga gutya. Tuwe warezwe na nyoko kandi ibyo bavuga nibyo. Jewe narezwe na mama, data yapfuye mfite imyaka 5, umubyeyi nzi ni mama. Umuntu wankubise ku ishuri nanze kwiga ni mama. Wow, mbese ibintu byose iyo mvuga mama, abantu bumwe bigeze kumbwira rero nta nasugira. Yapfuye ndi umwana, none se mvuge papa ko ntigeze mumenya. Wenda bituma binyorohera kumva agaciro k'umugore kuko narezwe n'umugore. Ariko sinabaye umwana w'umugore. Mama yarafite, iyo mu Kinyarwanda iyo wakwise umwana w'umugore bavuga ni umwana udafite gahunda, n'umwana utagira, ni umwana w'umugore. Kuko uyu mwana yabaye mwiza w'umugabo, yaba mubaka w'umugore, yewe n'uwanyina n'umwana w'umugore. Ariko ibyo birimo birahinduka. So umurimo w'umugore mu itorero no mu muryango, icyambere ndafata urugero, buriya nimureba neza muri Bibiliya, ibyo ndimo kubabwira byubakiye kuri Bibiliya. Muri Bibiliya hari abagore benshi, haba mu isezerano rya kera haba no mu isezerano rishya. Hari abagore benshi ubona Imana ivuga neza. Ariko reka mfate isezerano rishya kuko nibwo byumvikana neza. Kandi umugore nafashe ni umugore ubundi ubona yari afite ibibazo. Mujye muri Yohana ibice 4. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 4.
twafite uyu mugore w'umusamariyakazi. Ngira ngo iyi nkuru mwese murayizi, abatayizi muze kuyisoma. Hano Bibiliya itangira itubwira ngo Yesu yaravuye i Yerusalemu. None waravuga ati abafarisayo n'abanditsi n'abandi bakuru b'i Yerusalemu ngo bari barimo kumuhiga. None bafata icyemezo aravuga ati reka nisubirire iwacu i Galilaya. Ariko umurongo wa 4 ukatubwira ngo yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 4, ngo yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Noneho turasoma akatubwira ngo nuko agera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukari, bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana we Yozefu, kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananijwe nuko yagenze cyane, apfa kwicara kuri iryo riba hari nk'isaha 6. Umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati mputuzi two kunywa, kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariyakazi aramusubiza ati kuri umuyuda nkaba umusamariyakazi uransaba amazi uti? Icyatumye abaza atyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Yesu aramusubiza ati iyo wari uzi impano y'Imana ukamenya no gusabya amazi uwo ari we, nawe umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Undi ati databuja kudafite icyo uvomesha n'iriba rikaba rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Mbese ye kuruta sogokuruza Yakobo wadupfukuriye iri riba, kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Yesu aramusubiza ati umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza ku bugingo buhoraho. Umugore aramubwira ati databuja mpa kuri ayo mazi ntazagira inyota, kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Yesu aramubwira ati genda uhamagara umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore aramusubiza ati nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati uvuze ukuri kuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5 n'uwo ufite ubusu wawe, ibyo byuvuze ukuri. Umugore aramubwira ati databuja amenye ko uri umuhanuzi. Basokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo Yerusalemu niho wakwiriye gusengerwa. Yesu aramusubiza ati mugore nyizera igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo basenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo abari bo musenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Umugore aramubwira ati nzi yuko Mesiya azaza ari we witwa Kristo, kandi ubwo azaza azatubwira byose. Yesu aramubwira ati ni igihe tuvugana. Uwo mwanya abigishwa be baraza batangazwa nuko avugana n'uwo mugore, ariko ntihagira umubaza ati urashaka iki, cyangwa ati niki gitumye uvugana nawe. Nuko uwo mugore asiga ikibindi cyaragenda ajya mu mudugudu, abwira abantu ati nimuze murebe umbwiye ibyo nakoze byose, murebe ahari ko ari Kristo. Bava mu mudugudu ngo baza aho ari. Batarahagera abigishwa be baramwinginga bati mwigisha akira ufungure. Arabwira ati mfite ibyo kurya mutazi. Abigishwa be baramubazanye bati mbese hari uwamazaniye ibyo kurya? Yesu arababwira ati ibyo kurya byanjye ni gukora ibyo wantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Mbese nimuvuga ngo hasigaye amezi 4 isarura rigasohora? Dore ndababwira nimwubura amaso murebe imirima imaze kwera ngo isarurwe. Umusaruzi ahabwa ibihembo, ateraniriza imyaka ubugingo buhoraho, ngo umubibyi n'umusaruzi banezeranwe. Kuko iri jambo ari ry'ukuri ngo habiba umwe agasarura undi. Abatumye gusarura ibyo mutahinze, abandi barakoze, namwe mwazunguye umurimo wabo. Nuko benshi mu Basamariya bo muri uwo mudugudu bizera Yesu, kuko bumvise amagambo y'uwo mugore ahamya ati yambwiye ibyo nakoze byose. Nuko Abasamariya bamusanze baramwinginga ngo agumane nabo, asibirayo 2. Hizera abandi benshi baruta aba mbere, kuko biyumviye ijambo rye. Maze babwira uwo mugore bati noneho si amagambo yawe yonyine aduteye kwizera, kuko natwe twiyumviye tukamenya ko uyu ari we mukiza wabari mu isi koko. Haleluya. Yewe nkundiye inkuru y'uyu Musamariyakazi. Icyambere nyikundira nuko ari umugore ushushanya ibibazo by'abagore benshi. Nta wuzi ikibazo uyu mugore yari afite.
ariko ikigaragara yari yaragize ibibazo mu rugo, kuko Yesu yaramubwiye ngo wagize abagabo 5 n'ubu ufite uyu munsi si uwawe. Bikubwira ngo uyu ni umugore wari warahuye n'ingorane, ashobora kuba yari afite imico mibi, ntabwo mbizi, ariko ikigaragara yari afitanye ikibazo n'abagabo. Hagize umugabo wa mbere legally mu buryo bwemewe n'amategeko, kuko mu mategeko ya Mose byari byemewe ko umugabo nahararuka umugore n'aba atakimwishimiye amwandikira urwandiko akamusenda. Iyo yabaga afite urwandiko rumusenda yari yemerewe kongera agashaka undi mugabo nta kibazo. Iyo nta rwandiko yabaga afite, ubwo yabaga gifashwe n'isezerano ry'umugabo we wa mbere. Uyu we rero yagize 5, uwa mbere aramusenda, uwa kabiri nawe bibuko nguko, uwa gatatu bibuko nguko, uwa kane bibuko, uwa gatanu bibuko. Hanyuma ageze aravuga ati okay, ibyo gushaka abagabo mbivuyemo, ngiye kwipangira, ahasigaye njye mbana n'uwo nshaka, namuhararuka agende, nimuhararuka nawe mwiruka. Ageze kuri iyo stage niho yahuye na Yesu. Ubundi uyu mugore ugiye kubara wavuga ngo uyu ni umugore utagira ibyiringiro, umugore utagira icyerekezo, ariko ntabwo tuzi ikibazo yari afite. Hari igihe nyaricara nkabitekereza nkabona, ariko reka mpere ku byo ntakunda ku bagore, sibyo? Njya mbibwira abantu nkababwira nti yewe hari ubwoko 3 bw'abagore ntari gushobora n'ubu ntashobora. Wenda uyu mugore yari muri iyo kategori. Cyambere njya mbibwira abantu nkababwira nti abagore 3 mu buzima bwanjye nkiri n'umusore najyaga nsenga Imana ngira Imana uzandinde ubu bwoko bw'abagore. Wa mbere ntashobora n'umugore usamba, nta n'umugabo nzi wamushobora. Ubwo nguwo nta mugabo rwose ujye ushobokana n'umugore usamba. Burya abagabo dufite uko duteye, abagore murabyihanganira, ariko namwe burya ngira ngo wabaho ubushobozi, menya namwe mutakwihanganira umugabo uhora ashurashura. Siko bimeze. Ubundi umugore usambana ni urukozasoni. Nizere ko rwose uyu muzabyandika ahantu, niyo umuntu yakubwira ngo rwose buriya kuko jewe turimo turavuga ku ruhare rw'umugore mu muryango. Buriya abagore murashukika cyane, abagabo twe tukabarusha, kuko abagore benshi kubera ko abagabo turi indangare, ahura n'umugabo akaza akamubwira neza. Ibyo mbihoramo kuko mara muri counseling, avuga ati jewe aturumva umugabo wanjye ntiyampaga care, ati uyu muntu twariranwaga akirirwa mbwira ukuntu ndi mwiza, akambwira ukuntu nambaye neza, akambwira amagambo meza, ati hanyuma ngeze aho ngaho umutima wanjye umuganaho. Ibyo bibaho rwose, kuko burya abagore ikibazo cyanyu ni amatwi, abagabo ikibazo cyacu ni amaso. Abagabo burya nubona umugabo wawe yaguhemukiye ntuzagire ngo arakwanga, kuko twebwe dutwarwa n'amaso. Umugabo ushobora kwicara hano yareba umugore akavuga ati ariko uyu mugore akumva ibinyugunyugu biragurutse muri we. Si uko aba yanze umugore, oya, afite ibinyugunyugu gusa yabona umugore bikaguruka. Abagore bo ntabwo ariko bigenda. Ushobora kubona umugabo rwose agahagarara hano akabasa na marayika, ataragira icyo akubwira, ntabwo byikora. Ariko witonde, niyo yaba ari ingagi ihagaze hano ipfa kubizi kuvuga neza, ikakubwira ukuntu yakubonye, ikakubwira ukuntu umutima wawe wahagaze, ikakubwira ukuntu yumva neza neza, ukabona umugore yayikurikiye. Byagenze. Ikibazo cy'abagabo ni amaso, ikibazo cy'abagore ni amatwi. Muzabirebe. Kandi buriya kugira ngo umugore azemere kuryamana n'undi mugabo, buryo waba yimutse, arabanza akimura umugabo wari uri muri we, akahatereka uwo nguwo wundi bagiye kuryama, kuko abona agiye nganira nabo bose. Abagore bose basambana arabanza akimura umugabo mu mutima, akabwira turiya mugabo wanjye nta kigenda. Uyu mugore rero wagize abagabo 5 bose batandukana nabo, ushobora kuba yarafite bimwe muri ibyo bintu, ushobora kuba yarakundaga abagabo
bamufata asambana bakamusenda. Ashobora kuba yaranywaga inzoga agasinda, nabyo simbizi, kuko iyo ni kategori ya kabiri y'abagore nta kwihangana. Umugore unywa inzoga agasinda ntabwo byafata. Uwa gatatu udafite ibyo bibiri, umugore ugira amahane. Umugore ugira amahane, hari umugore uguteza inkeke, wataka gusanganiza amahane, mu gitondo wajya kujya ku kazi akayaguherekeza, akaguherekeza akaguha nakwakira iyo utashye. Nizere ko muri mwebwe ntawe urimo. Ugakereka ibyo mbibajije abagabo, kuko buriya kuba musenga ntabwo bikuraho izo ngeso. Aya, izo ngeso eshatu njya nzibona no mu rusengero, cyane cyane iya mbere n'iya gatatu. Yo kunywa inzoga yo ni bake, ariko yo gusambana ni amahane, ahubwo muri ino myaka zigenda ziyongera. Ntabwo rero, ariko wenda uyu mugore ashobora kuba yarifitiye n'ibindi bibazo, wenda ntiyabyaraga, ko ntacyo batubwira. Ko hariho n'abagabo bavuga ati reka da utazancira umuryango, akaba aragusenya. Icyo tubona tuzi nuko uyu mugore yari afite ikibazo mu rugo. Ikintu cya mbere rero cyatumye ntangira gutya, nuko buriya gukorera Imana, impamvu nyantoranya uyu mugore, nuko uyu mugore ni icyitegererezo cya bimwe mu bibazo byose ushobora kubona mu ngo. Ubundi iyo urugo rugenda neza nta kibazo umugore aba afite, aba asigaranye ikibazo. Niba ufite urugo rwiza n'umugabo, ubwo usigaranye ikibazo cyawe n'Imana. Ariko uyu nguyu we yari afite ikibazo mu rugo, ariko akaba n'umunyedini, kuko Yesu yaramubwiye, aravuga ati madamu, ati wampaye amazi yo kunywa. Wenda abantu bamwe na bamwe ntabwo bajya bumva icyo Yesu yamubwiraga hariya, ko hari akantu k'amayeri y'abahungu muri kiragiye, kuko abangaba bari urubyaro rwa Aburahamu, baba bari abasamariya, baba bari abayuda, bari urubyaro rwa Aburahamu. Muri bwari Aburahamu yatumye umugaragu we ngo ajye gushakira umuhungu we umugore, aragenda yicara ku iriba. Hanyuma aravuga ati umukobwa uri buze nkamubwira ngo mpa amazi yo kunywa, agahenga ikibindi cye nkanywaho, aba ari uwo nguwo. Ariko yongeraho n'ikindi kimenyetso, uriya mukobwa umugaragu wa Aburahamu yasabye, yari afite ibintu bibiri ubundi nimureba muri Bibiliya biranga umugore mwiza mu rugo. Number 1, umukobwa uri buze kuva, kuko havomaga abagore muri iki gihugu cyabo, havomaga abagore, nta bagabo bavomaga. Imirimo iremereye bari barayisigiye abagore. Kontreroma yaho ngewe navukiye, ngewe aho navukiye iwacu havomaga abagabo n'abasore n'abana, ntabwo abagore bacu bavomaga. Uzabaza abantu bavukiye mu Buganza havomaga abagabo. Iwacu narakuze nsanga havoma abagabo, ntabwo abagore b'iwacu bavomaga. Nitwe twajyaga havomaga abagabo b'iwacu, ntabwo abagore bavomaga. Ikindi cya kabiri, abagore b'iwacu batakoraga. Nari ntarabona umugore wasinkwe afashe ishoka arimo gusatura ibiti. Nabibonye bwa mbere ngiye mu Ruhengeri, nibwo nageze ahantu kuri Buranga muri 81 tugiye kwiga mu Ruhengeri muri universite. Mbona abagore bafite ishoka ku mihanda, aho bakoraga umuhanda barimo barasa ibiti. Ndavuga ni amayi bari abagore ko bakoze amahano, bati bagize bati barasa ibiti, bati si wanyu hasande. Reka bacu nta mugore ufata ishoka rwose. Intorezo yari y'abagabo, nibo basaga inkwi, nta bagore bacu basaga. Ariko muri iki gihugu havomaga abagore, kimwe no mu bihugu byinshi byo muri Afurika havoma abagore uretse iwacu. Ariko nabonye nabyo byaraje, burya abagabo tugenda twiyurura tubabaga. Naho nagezeyo mbona abagabo bisubiyeho ntibakivoma, hasigaye havoma abagore. Ko twagize abanyacyangugu benshi n'abakiga bahaje, bazana n'imico mibi yabo, kandi nabo abagabo bahitaho byakira. Uyu mugore rero aje kuvoma, iyo bajyaga kuvoma ku iriba niho abasore bategeraga, niho batereteraga, nkoresheje amagambo bakoresha iwacu. Kuko iyo wabwiraga umukobwa ngo mpa amazi yo kunywa, wabaga uciye muri ya nzira umugaragu wa Aburahamu yaciyemo,
iyo wabwiraga umukobwa utari ko bamuha amazi yo kunywa akakwemerera kongeraho n'agasurire, wamenyaga ko ubwo nuramuka ushyizeho ijambo bishobora gucamo. Ikindi cya kabiri, uriya mugaragu wa Aburahamu yarebye yaravuga ati uyu mukobwa uri buze nkamubwira ngo mpa amazi yo kunywa akayama, ndi umunyamahanga atanze, bigaragaza ko ari umugore w'umutima mwiza. Icya kabiri bigaragaza ko ari umugore ugira urugwiro, wakira abantu. Icya gatatu, kuko uriya mugore yaravuga ati nduhira n'ingamiya zawe, kandi uriya mugabo nimusoma muri Bibiliya zanyu yari afite ingamiya 10. Ingamiya 10, uriya mugabo yaravuze ati kabisa uyu mukobwa umva nancika Isaka mwene databuja arabahombye umugore nyamugore. Kuko ubundi hari ibintu bimwe n'imwe abantu batumva kubera ko batazi umuco wa biriya bihugu. Ingamiya 10, ubundi ingamiya imwe iyo igiye kwiriba kunywa amaritiro 100 yibika mu nda, kuko ingamiya ni inyamaswa zo mu butayu, inywa amaritiro 100 ikayabika mu nda. Noneho fata ingamiya 10 kuzivomera ni metero cube yuzuye, ushyize mu majerikani, ababaye ahantu tuvomesha ibijerikani, ikijerikani kivamo amaritiro 20. Bukuvuga ngo uyu mukobwa yari agiye kuzamura mu iriba amajerikani 50, kandi yari amariba aba hasi bakurura n'amaboko, bagakurura bagasuka, bagakurura bagasuka. Hanyuma umugaragu wawe aravuga ati uyu mukobwa nasabye ikimenyetso kivuga ngo umukobwa uri buzi akaba yujuje ibi bintu bitatu, uyu nguyu ni mwiza, kuko ngo yabonye umukobwa w'uburanga uturutse hirya, ati cya mbere ni mwiza, ni umukobwa ufite urugwiro, ni umukobwa w'umunyabuntu, ni umukobwa w'umukozi. Ubundi ushaka umugore uhuye n'umukobwa ufite ibyo ngibyo, ushatse wavuga ngo uyu ni umugore nyamugore. Munashatse namwe mwabyigiraho, ariko ngira ngo sina ngombwa kubitindaho cyane kuko buriya murabizi. Umugore nimusoma muri Bibiliya bazakubwira ngo umugore w'umutima yubaka urugo, ngo ariko umupfapfa ararwisenyera. Umugore w'umutima. Noneho mu Migani 31 bakatwereka ibimenyetso by'uwo mugore w'umutima. Bavuga ngo uyu mugore w'umutima ahesha umugabo we agaciro. Uyu mugore w'umutima ngo akorera urugo rwe akarwitaho, kandi uyu mugore w'umutima ngo umugabo we rwose amwita umunyamahirwe. Iki rero ni ikintu tubona, sinzi ikibazo uyu mugore yari afite muri ibyo ngibyo tumaze kuba cyatumaga abagabo bamubenga bakamureka, ariko aza kuza asanga Yesu ari kwiriba. Yesu akora nk'uko abandi basore bose bakora, aramubwira ati ariko madamaze cyangwa madame wampaye amazi yo kunywa. Namwe pe wowe se ko uri umuyuda mukaba mutunena ndi umusamariya kazi naguha amazi ukayanywa? Aterega iyo umenye urimo kukubwira ni wowe umusabye amazi. Ati wabuze nayo kwivomera urabona yuma. Unavuga ati jewe amazi ntanga uyanyoye yongera kugira inyota. Aho niho ikiganiro cyahereye. Umugore barafashwa aravuga ati wampaye ayo mazi sinzagaruke kuvoma hano. Nubundi naje kuvoma saa 6 y'amanywa mpunga abagore bahano. Kuko ubundi saa 6 y'amanywa muri biriya bihugu ni nko gutura San Antonio. San Antonio niho mvuye. Haba hashyushye saa 6 haba ubushyuhe. Ariko mu butayu ubwabo bawukubye nka kabiri. Nko kujya muri Arizona mu duce tumwe na tumwe. Hanyuma aravuga ati wampaye ayo mazi sinzagaruka hano kuvoma ku manywa. Kuko ubundi abagore bavomaga mu gitondo, ariko yaje kuvoma ku manywa ko nta mugore n'umwe wabaga ari hanze. Bikubwira ngo yari afite ikibazo ku musozi wabo. Aravuga ati mpa amazi niyo kuzagaruka kuvoma hano ni kure kandi mvoma mu masaha make. Yesu aravuga ati reka mbanze nkwereke, genda ubanze uza n'umugabo wawe. Genda uza n'umugabo wawe uze nkwa amazi. Umugore aravuga ati nta mugabo mfite. Mu yandi magambo komeza